hano natuye Ishkevini, natuye na Dumba alias Didumba Muzafaru, umwami washo kumbuga nkoranyambaga. Ugo bamwita Junior GT, icyakoze bacita shout out before menu umuceri ukora ipirawu yo kwirayidi. Yes, fata gatebe icara wumve ntukikwe nkuko nababwiye. Nababwiye atuno munsi ndamena umuceri sawa sawa, ndasubiramo ndamena umuceri. Oya se udatwika yi Rair yala, come to me, tell it to me in front of me, right here in front of me, come to me. Easy ndimo ndafungura, uri hasi ku gashashi urimo uranosha, reka mfungure hejuru. Ufata ikiyiko uze widahire. Nkuko nakubwiye ati ndakomeza izi nkuru ndazizana ndazikubwira. Nuko abahungu babiri Thecat na Bruce Melody baba baravuze ati tugiye kuhatwika u Rwanda rwose rugurumane. N'ababeshi ntacyo batakoze nkuko babyiyemeje. Koko abana baratwitse, Bruce Melody aratwika, Thecat aratwika, Bruce Melody aratwika, bagatwikirana, uri agatwikira uri agatwikira uri, akazi ari akababiri. Mbaza uti bipfira he? Indirimbo Bado igiye gusohoka. Indirimbo Bado igiye gusohoka, aba bana bashatse umuvuno. Ariko abanyarwanda sha uzi ko musigaye murusha n'abagande. Wa magane niyo mpamvu music industry ya Uganda yayisigwa. Uzi ko ari mwebwe mwayishe, dore mwarayirukanye nta n'indirimbo ikivuga mu Rwanda ngo ni y'abagande. No kono bari baratuzonze. Twagiye Bado igiye gusohoka. Nuko Bruce Melody araza abwira Thecat ati mfite umuzigo ariko ndashaka umuvuno. Thecat arabwira ati n'utuntu dukeya, utwo n'utuntu twanjye wose ijyari. Ati dutangiye gute? Bruce Melody yarimo arapapa ati dutangirire he? Thecat arabwira ati wose ijyari. Vuga aya magambo, nurangiza uhita unyohereza voice note akazu kandekire. Ayo yari amagambo ya Thecat yabwiye Bruce Melody. Ndashaka nkuko nakubwiye ati fata gasonga nuje muri izi ntebe ziri comfortable kubera ushobora gucikwa. Fata gasonga bugari kubera ko ntago wagasinziriraho imbabura yakotsa. Icara wumve. Dore niyo magambo Thecat yabwiye Bruce Melody yagombaga kuvuga. Ushaka kuvuga ngumva mani Emi, erega igihe kirageze mana abanyarwanda bafungura amaso. Igihe cyararenze, iyi ni time yanjye nta kindi. Bari abakinga banyu mwirwa muvuga nabo barabizi ko rwose nta hantu duhuriye. Urumva icyamamare gitangaza. Iyi game yarabarenze yarabajabutse. Sibyo? Icyambere cyo nabanebwe babi, abanebwe babi. Ngira ngo nawe urabizi. Igitangaza ndakora. Urumva? Njye numva birirwa basakuzana bari nura mu Karitasi wirwa bavuga ubugambo bwinshi kuri Instagram ngo nengara bavugira n'ibiki byose, ayirwa mvuga ibintu rimwe nza yirwa inzonga rimwe nzabyuka mu gitondo munere. Urumva? Nagera Instagram nyangagira Instagram ibyo ni ibintu mari igiye kubikora n'ibintu byoroshye, ariko rukaje mani mungeranya na ziranzereza imana. Igitangaza ubu ngo gifite umurongo kigenderaho kuri speed. Urumva? Nta bintu byinshi cyane. Ewan uko Thecat yabimubwiye neza, ikintu cyitwa photocopy, sizi niba mukizi. Photocopy nuko umwana yabirambitseho. Inyumvira buriya rero igihe kirageze ku bintu bisobanuka. Njewe nta ibyo baro byawe ntago ndabyumva kimwe nawe. Abo batipe banyu babasani nta kintu na kimwe cyakagombye gutuma ungereranya nabo, kuko iyi ni igihe cyangereka. Ntago ari ibintu byo kwikina ni ukwivuga ibintu bitari byo. Umva impamvu ya mbere udakwiye kungereranya nabo. Aba batipe icyambere cyo nabanebwe, abanebwe babi. Abantu basohora karirimbo kamwe mu mwaka. Urumva? Icyamamare ndakora.
ngaho shaka nk'ikintu, shaka ikintu kimwe muriho n'abari abati nta habe kabisa. Njyema numva binambabaje iyo uvuze ngo nkwi ngo runaka ngo na runaka, singura muniga wabo mani wirirwa vugira kuri Instagram uriya sha yirirwa sakuza ngo aranabavugira ngo zaza ngo diaspora ngo nawe kiwaki. Hari Instagram nanye nkagira indi, ari umunsi nawe nzabyuka nkahita murangiriza gahunda nawe nkukurirwa araburiza abandi. Nuko Bado irasohoka, indirimbo iba hit. Nibwo bwa mbere twari twumvishe hit itari igishegu muri iki gihe cya corona. Bruce Melody baratwitse, and then icyakurikiyeho mu minsi mike nibarangije gutwika, ni mu byumvise Bruce Melody ababonye contract y'amafaranga sinzi ingiye ntabwo njya mbyitaho ngo sinzi ngo miliyoni, numvise bavuga ngo miliyoni ngo sinzi zari miliyoni zingahe. Umwana arafata ashira ku mufuka, ntabwo yahaye mugenzi we. Thecat bararakaye, yumva n'ibintu bya social media biranze, arangije abanza no kuva no kuri social media. Ngira ngo mu mazi iminsi mutabona Thecat kuri social media, ariko ubuzima bugarutse yaragarutse arabatwikira nk'uko bakunda abanyarwanda. Ariko icyari cyarabimuteye nubwo yari yarababwiye ko ari busy, nuko yari yagize umutima mubi wo kuba barakoze ariko we nabone. Noneho iyi nababwengiye kumena umuceri. Noneho ujye kurikira niki ntibakomeje, Thecat akomeza aratwika bakoze ibindi. Umwana yongeye abonye contract ya biliyoni. Noneho ngira ngo yahise anojugunya na Thecat iriya, aramubwira ati reka Thecat ntabwo nkigukeneye. Abaratandukanye, ariko ibi bintu Amag the Black nyamara yagumya bivuga, yigeze no gukora ikiganiro ararira Amag the Black. Noneho Thecat aravuga ati bya bintu Amag yavugaga nibyo, uzi no kuri biliyoni ko ntariyeho. Thecat is not happy. Thecat is not happy. Uzi ko umuhungu yamamaje ko afite biliyoni, kandi Thecat kuva baratangiye gutwika akaba nta giceri na kimwe ari bwabone. Niyo naba ngiyewe ndagaswa, niyo naba ngiyewe naraka. Nge naravuze duma zazunguza ikibuno, ntabwo nzagenda gukorana n'abantu bazanyihinduka. Reka nuko wowe umunyarwanda nawe ncira urubanza, ubwo se nagwa muri ubwo umuceri nawe umenye bayi ndagiye.